Yesu yampaye n'isi. Haleluya. Amen. Babandi bumva bibabanje kwishyura ntabwo nishyuye, n'ubuntu bwa Kristo bwonyine. Reka dusome amagambo y'Imana ari mu gitabo cya Yoweli, ibice byaho ni 3. Igitabo cya Yoweli cy'umuhanuzi Yoweli, ibice byaho ni 3. Turasoma ku murongo wa mbere. Tujye kuganira ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo uhabwa umwuka wera. Ndabizi uyu munsi birashoboka ko hari tutari buze kumva neza. Iyo umuntu ari kunywa umuti uburukurura, sibyo? Umuti uburukurura, ariko umuti uburukurura ni nawuti. Yesu nashimwe. Reka dusome mu izina rya Yesu umurongo wa mbere w'ibice 3. Ari kutubwira ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa. Amen. Iyo uvuze ukavuga ngo hanyuma, haba hari icyambere cyabaye, sibyo? Iyo uvuze ngo hanyuma y'ibyo, haba hari icyabaye hambere y'ibyo ngibyo ugiye kuvuga. Usomye mu bice 2, hari kutubwira mu bice 2 ku murongo wa 24 imbuga zizadendezwaho ingano, kandi imivure izuzura vino n'amavuta ya elayo isesekare. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye n'iyariwe n'uburima n'ubuzikira n'akabungu za ngabo zanjye zikomeye nabateje. Amen. Hano ni igihe Uwiteka ari guhereza ubwoko bwe amasezerano. Mu bice 2 hatubwira neza uburyo ubwoko bw'Uwiteka Imana bwagumye bugahindukirira Uwiteka bukamutera umugongo, bwarangiza bukivuguta bagakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ariko Uwiteka abageraho arabasanga. Icyo gihe bashaka kurwana bakaneshwa, noneho baba bahagaze n'imbere y'abanyamahanga bagahinduka igisuzuguro, kubera ko Uwiteka yarasanye babakuyeho iki? Amaso. Birashoboka ko ushobora gutekereza ko urimo gukora, ariko Uwiteka atakiri kumwe nawe. Birashoboka. Aba nabo Uwiteka rero bakuyeho amaso, atakivugana nabo, atakigendana nabo, atagikorera muri bo. Igihe kigeze abonye bamaze kuba kandi arabasanga, arababwira ngo muhindukire abagiye muhindukirira, mugarukire abagiye mugarukira, mureke icyangwa n'amaso yanjye abari njyewe mwitaho. Barangije ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo munyemerere mushake abadamu beza. Bakoresheje ijambo abagore, mushake abagore bazi kurira, bazi kuboroga, bashoboye gutera umuborogo kabisa, mwumva ko munishe, atari babandi bapfa kurira. Uyu we arababwira ngo mushake abadamu beza bazi kurira. Haba bafite umuco wo kurira, azi kurira. Bati wa mugabo we burya nakosheje, mbabarira ukabona ko acuze umuborogo kabisa. Nabo arababwira ngo mushake bene abo, bashaka abantu bararira. Arababwira ngo kandi mushake ibigunira mwambare. Arababwira ngo si ibyo gusa, nimwamara kwambara ibigunira mwitere ivu. Ivu bararishaka bararyitera. Mbese nabo bagaragaza umubabaro imbere y'Uwiteka Imana. Barangije babwira ngo ariko Uwiteka we ngo ntugatume twongera kuzahinduka igitutsi mu banyamahanga. Amen. Uwiteka arabasanga, abonye ko bahindukiye nibwo yabahaye isezerano. Arababwira ngo imbuga zanyu zizuzura iki? Ngo zizuzura ingano, ngo n'imivure yanyu izuzura vino. Arababwira ngo ndetse na za ngabo nabateje, ngo bya bindi batwaye, ngo nzabasumbisha imyaka yanyu. Birashoboka ko wakora ugahinga nk'abandi, ugafumbira, ukagira ute, ariko Uwiteka atakiri kumwe nawe, yakohereza inundwe, yakohereza inanda zikiciramo zikabirya. Haleluya. Nawe ngo yohereje ngo ingabo se, afite ingabo Kristo, afite ingabo
zikinjira mu butunzi bwacu, afite ingabo yohereza zikinjira mu butaka, nabo batakivugana nawe amahoro, yabohereje ingabo zirabirya pe. Ariko yaje ngo nzamushumbusha imyaka zarinzige zariye. Niho yabasezeranije isezerano arababwira ngo kuko mumaze kwemera kungarukira, imbuga zanyu zizuzura ingano, imivure zizuzura, muzongera guhirwa, ntabwo muzongera guhinduka igitutsi. Niho yageze hano amaze kuba ayo masezerano, arababwira ngo hanyuma y'ibyo bimaze kurangira, hanyuma ya bya bindi bishize, hanyuma ya za ntambara murangije, hanyuma yo kungarukira, nzasuka umwuka wanjye wera ku bantu bangahe? Ku bantu banje bose. Ngo abasore banyu n'abakobwa banyu bazerekwa, ngo ndetse n'abasaza banyu bazarota. Sigura iminsi bari kwerekwa, yewe abasaza barimo kurota. Aravuga ngo ndetse Yesu avuga ijambo ryiza nakunze, aravuga ngo n'abaja n'abagaragu banje nzabasukaho umwuka wanjye. Nicyagiye kivuga ngo abagaragu, ariko uyu munsi ntabwo tukiri, kuko ng'umugaragu ntamenya ibyo sebuja, ahubwo turi inshuti. Ariko reka ndetse nkubwire, itonde gatoya ahangaha, tekereza neza neza, wisuzume, winire uburyo ngo mbese ahari ndi inshuti ya Kristo. Ntabwo uri umugaragu, ntabwo uri umwunguje, ahubwo uri inshuti ya Kristo. Isuzume, itekereze, reka ndebe inzira ndimo kunyuramo, reka ndebe uko ndeye, reka ndebe uko bimeze. Ndi inshuti ya Kristo. Niba ndakiri umugaragu, ndi inshuti ye. Haleluya. Subiza Kristo. Ntibiba ngombwa uvuge ngo ya kinge ntabwo nari inshuti yawe, ariko uyu munsi nkeneye kuba inshuti yawe. Arangije Kristo aravuga ngo umwuka wanjye nzawusuka ku bantu banjye bose, bazerekwa, bazarota. Kwerekwa biriho, kurota birahari. Uyu mwuka ni isezerano yari abahaye. Usomye mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4, hahita akubwira uburyo Kristo yamanukiye intumwa ziri mu cyumba hejuru zihuje iki? Umutima. Ntabwo bari bari kujyajyana. Ese umwuka wera wa Kristo wageze muri twe? Kristo ko yadusezeranije umwuka wera, ahari muri twebwe urimo. Ese ahari mu itorero rya Efesiya tuzi neza ko umwuka wera wa Kristo urimo. Niba urimo se urakora, niba ukora se ukuruta. Haleluya. Niba umwuka wera uri muri twebwe ukuruta. Ntabwo umwuka wera wa Kristo ari mbaguhe, nk'uko bamwe babikora, nk'uko bamwe babitekereza, nk'uko bamwe babizi. Ntabwo umwuka wera wa Kristo ari mbaguhe. Kristo ntabwo agwa kubera ko abanje kumuha. Nasomye ijambo ry'Imana irambwira ngo ninde wabanje kumuha akaba ari bwo nawe amwitura. Ninde wabanje guha Kristo? Kristo nawe akamwitura kumuha urubyaro. Kristo akamwitura kumuha umudamu mwiza. Kristo akakwitura kumuha umudamu umugabo mwiza, kubera ko wabanje kumuha. Ninde? Ese ukeneye kugira ngo abantu bave mu bujiji. Twihangane nkoresheje ijambo. Ikeneye kugira ngo abantu bave mu mwijima barimo w'icuraburindi, baze mu mucyo. Aho umukristo azi neza ko guhabwa n'umwuka wera ari mbaguhe, ariko siko, ntabwo ariko biri. Ntabwo Kristo abanza kugura nawe. Mwagura iki koko? Nigeze kumva umuntu avuze ngo mbese yagusaba iyo nka yawe y'uguhembe, yayindi yapfuye, yayindi kandi afite imbogo mu shamba zibyibushe. Ntabwo bishoboka. Kristo icyo agamije ku buzima bwawe ni ukukurinda no kukurengera.
umuntu ukubwira ngo arakurengera no gutanze 100 zero n'ubundi igihe cyo gupfa kwawe ntabwo uzabitanga kure. Haleluya. Niba utabuze umwuka wawe ukabwira umuntu ngo wumva shaka icyo uhagarara kugira ngo uriya mwana wawe abeho, icyo ugiye guhagararaho rideka ni amafaranga. Reka nyashyira hano ahagarare koko se niba igihe cyageze isaha yageze ntabwo ari buze gupfa. Buriya abantu bakire ntabwo tuba tubashingura, sibyo? Wenda nganje nashingurwa ariko abakire bo no, ntabwo bagashinguye kuko bafite ibyamirenge, bafite byinshi, yatanga n'amasoro 10 ariko akabaho. Ikibazo ni kimwe ariko hari igisubizo. Haleluya. Ikibazo ni kimwe ariko hari igisubizo. Niba Kristo atari mbamuhe, nicyo ukeneye kugira ngo Kristo akore icyo agomba gukora ku buzima bwawe. Wowe ntutekereze ibindi bintu, akira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ku buzima bwawe. Izere Kristo wenyine arambagije. Haleluya. Uyu ntugasomere ijambo, iri ni ijambo ryanditswe n'umwana w'umuntu, arangije yandika kuri uru rupapuro. Ntabwo icy'agaciro ari uru rupapuro, icy'agaciro ntabwo ari iri jambo, icy'agaciro ni ikiri inyuma y'iri jambo dusoma. Haleluya. Kuko hari benshi barisomye ariko bagahita babyirenza. Hari abashumba barisomye barangije baratirenza, hari abadiyakoni barisomye barangiza bakabyirenza. Akarisoma ari umuririmbyi akarifata nk'ikinyamakuru gisanzwe. Soma ijambo ry'Imana, uha agaciro ikiri inyuma y'ijambo. Niba riri kukubwira Kristo aba ari agaciro. Amen. Nusoma ijambo ry'Imana, ni gute bazakubwira ngo mbere y'uko uje guhinga abantu uzane igitambo cy'imyaka ugiye guhinga? Ntabwo mvuze ibijyanye n'amaturo n'icyacu. Ikindi ijambo ry'Imana ritakubwiye gishyira iruhande agaciro gifite. Niba ukije mu nzu y'Imana bakakubwira ngo kugira ngo Imana ikore ibi banza uzane 100,000, ibyo ngibyo nta gaciro bifite n'utangiriye impumyi. Haleluya. Ariko dukeneye kugira ngo tuve mu mpumyi, dukeneye kugira ngo tuve mu mwijima twinjire mu mucyo. Amen. Yewe muraharira. Kristo akeneye wowe ubwawe mu buzima bwawe bwonyine. Nta mafaranga, abana, imbwa, imitungo niwe ubitanga. Niba bitanga azabikora kubera ko wamwizeye. Ubwo kumaze guhabwa umwuka wera uhuza umutima, burushaho gukomera. Uvuga gukomera kw'Imana, uvuga imbaraga z'Uwiteka. Ntibigeze bavuga kuva uriya muri mudamu ntabwo ari isezerano ryawe, nta n'ubwo bavuga ngo ukemo kabiri gutandukane. No, niba Kristo yaramaze guhuza wowe na runaka mukamubyaye kabiri, ni gute atari isezerano ryawe? Isezerano ryo ushaka ni iryawe. Tuve mu mwijima w'icuraburindi. Haleluya. Tuve mu buyobe. Igisubizo ni uko ubuyobe bwo bugomba kuva. Haleluya. Umwuka wera ari muri twe, ugendane n'umwuka wera. Cya cumi n'amaturo kiremewe kabisa, kuko ijambo ry'Imana ribivugaho. Numara gukira, numara guhumanuka, ugende wireke umutambyi, uture ituro ry'ishimwe kuko uri amahoro. Ariko se reka tumubaze, niba nari byoda tutari wakira, ayo mafaranga yandi n'ay'ikiba gusaba, ugiye gushima si cyangwa ugiye kugura? Reka bitatu abantu bari kugura gukora kw'Imana. Kufasha amafaranga yatanga umwana watari yakira, ugiye kugura gukira k'umwana wawe. Yewe sida kaberetse mbabazi,
bakarengaho bagapfa. Reka tushaka uzaniye umuntu icyifuzo ngo bamutange igitambo. Yesu we, Kristo afite agahinda ku bantu bamaze kwandura. Mureke kwandura. Umuntu wamaze kwandura ubwira ngo nyakubahwa mukozi w'Imana mushumba mudiyakoni nzengera mfite icyifuzo, umwana wanjye ari ku ishuri, umwana wanjye ararwaye, ngumva kugira ngo ngire icyo nkora zana igitambo. Koko zana igitambo. Noneho ushobora no gutanga igitambo, wabona nguyu ukahita ati no, n'icyo gitambo uzanye ntabwo ari n'ukuri, ntabwo ari byo. Koko se mureke umwuka wera akorere muri twe, kandi uvuga ijambo ry'Imana uko riri mu ijambo ryayo. Twere gukomeza kuba n'icuraburindi Kristo kandi ari umuco utumurikira. Haleluya. Umwuka w'Imana uri muri twe. Yesu umwuka w'Imana ukorera muri twe. Twebwe si wo tuzi ko dufite umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana dufite se urakora? Niba ukora se umukoresha uko? Dufite ikibazo ku bantu bashira inyungu zabo bwite mu murimo w'Imana. Jewe ngafata inyungu zanje bwite ngazishyira mu murimo w'Imana. Ariko ngiye uzaza kureba wigeze ko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwami ntitwakizaga mu izina. Wakoze mu mbaraga z'umwuka wera, ntiwitirire izina rya Kristo. Twakoraga mu izina, ariko uwo Kristo nawe azabasubiza ngo mwumve imbere sinigeze. Reba igihe wataye kurara ubutayu, reba igihe wataye wavuze ngo ntabwo wariye, reba igihe wataye wambara nk'abandi, reba igihe wataye wanze gushyiraho amaherena nk'abandi. Aturakijije uri kurinda ubusugire bwo gukizwa kwawe, ariko wajya imbere y'Imana ikakubwira ngo sinigeze. Amen. Reba niba amaturo urimo gutanga uri kuyatura Uwiteka, cyangwa niba uri kuyatura umuntu. Tayari niba uri kuyatura umuntu wamaze kuyora, ntabwo uri gutura Uwiteka, ahubwo uri gutura umuntu. Ni cyane uzisaba ugasanga mu mazina y'aho azahamagarwa utarimo, kuko wasenze umuntu ntabwo wigeze usenga Imana. Nimubwira ngo tura 10,000 ubituye mbikubwirije, ni njyewe uraba ubituye, ntabwo ari Kristo uraba ubituye. Nimubwira ngo zana icyacu, ngo zana amaturo ameze gutya, akaba ari njyewe uyazanye, wumve ko udahaye Imana amaturo utayishimiye, ahubwo njyewe ubigutegetse, ni njyewe uyahaye. Nicyabwire uzasenga ariko umusozi ntuveho, kandi warabonanye n'abahanuzi, warabonanye n'abavugabutumwa, waragiye kurara ku musozi, waragiye kurara mu butayu, waragiye mu mashyamba, ariko ikigeragezo ntikiveho, umusozi ntuveho. Ariko ngo nimwizere, muzabwira umusozi ngo shiduka uveho. Yabanje kugira ngo uzabanguza n'inka yawe se? Yabanje kugira ngo uzakure isura y'inzanire? Yaravuze ngo niwizere ugahana Kristo ko ari umwana, uzabwira ibibazo biveho, uzabwira uburwayi. Haleluya. Tuve mu mwijima, tuba abakristo batunzwe n'ijambo ry'Imana. Iminsi turimo niyo gusoma ijambo ry'Imana kenshi, tukarigenderaho, tukaryizera. Nyagasani adufashe kandi adukomeze kandi atugirire neza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.